kuva mwitangira abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo. Nuwuhe mugore wishe byibuze n'inyoni akayitambira Imana h'igitabo uhereye mutangira ukageza mu byahishura? Impamvu Yesu atashyize umukobwa mu ntumwa ze Riziki nawe muzayimubaza. Ninde se umusubiriza Yesu? Hanyuma se ko wowe na Riziki n'abandi muvuga ngo kuki atashyizemo umukobwa muzobaze Yesu impamvu atabashyize? Niyo mpamvu rero ni Yesu n'uyizi. None se n'abagore b'abagore icyo gihe bari bahari? None niba bari bahari kuki yatoranyije abagabo? Mwese wagira ngo nsubirize Yesu impamvu atabashyize? Ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice. None iyo murimo kwigisha ko musoma akarongo kamwe mukigisha amasaha 2 ibyo bintu bamwe muvuga ariko kajya karongo burya wabisangamo na analize no kujya kubigira binini ariko burya ikintu kimwe kubigira binini biba birimo ariko nugufungurisha ubu ngubu ifata mu karimena mama nawe yaba ari umugabo musinzi ariko akambatiza aho nataha nemeye. Ntabwo umugore yasezeranya ngo nemera nakumva nishingiye. Nareba umupasiteri wenda banahagaritse ndamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye. Nta kibazo ntabwo muri abatambyi, ntabwo ari abatambyi. Mukajye mbwirirwa mugere mubeshya abakristo ngo muri abatambyi. Kuvuga umurongo wenda aho Paul avuze ngo turabatambyi mu kingo cya Kristo, ibyo ni Paul avuze mu buryo bw'umwuka wenda ubwo ariko mu bigaragara nta mutambyi uri ku isi uhari azatambe. Niba ngusanga mu biro mpakubwira ibyaha byanjye ukansengera nkagenda narinje kwatura wansengeye ariko ntabwo watambye. Niba uri umutambyi bwira nza n'inuma ubu ubutumwa turabyemeye ariko gutamba igitambo ifo veratasiyo wenda nimushake murakare burundu n'ubundi naraciwe muri ADPR bamaze kunca gatatu si ukunca ahubwo barancagaguye. Nahise nawe ajya hace namwe muce muri abashumba. Yesu atora intumwa 12 akiri ku isi nta bakobwa bitondaga babagaho, nta bagore b'imfura bari bahari muri Isiraheli. Kuki nta mugore yashyize mu Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Turabasuhuje mwese muri uyu mwanya abadukurikiye. Iyi ni Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo. Tukaba rero tugiye kuganira muri uyu mwanya nk'uko mubireba kuri screen zanyu. Turi kumwe n'umutumirwa wacu Kwizera Valence cyangwa se Ziraziritse, hari abamuzi kuri ayo mazina yose. Reka rero mbanze mwakire muri studio za Ziraziritse TV, mbanze numve kwanza uko ahumeka. Waramutse neza? Naramutse neza rwose. Ndakomeye. Iki cyumweru cyose wagiye ujya guterana, Imana yagiye kugira neza cyane birenze uko babitekereza. Nagiye njya guterana nk'uko bivuze koko wagira ngo twarajyanaga ari naho korari yasohotse byagenze neza n'amatana asanzwe yacu ku cyumweru naguwe neza ahigejeje ko rambaye nyishimiye. Narimo mbakurikira ngo mwasokeye niba ari Kacyiru hariya ahantu bita mu Kanserege. Nimo mubona mukubita amapendo mwaryohewe. Warabibonye ariko amapendo abantu bavuga rero ngo ibintu by'umwimerere ngo bya gipandekote ngo ntibikibaho ngo nagira waramye ko bihari kubita amapendo umuziki ukaryoha kabisa. Wabibonye nawe? Biriya babyita ibinyuguri ariko byanakoreshwaga n'abantu barimo kuragura cyangwa ibinyuguri bibaye byo byari ibinyuguri bivuguruye niko wavuga. Kuri ikinyuguri cyanyacyo gikoreshwa n'abaragura no mu mandwa cyabaga ari igicuma. Igicuma nyirizina bashyiragamo utuntu nyine tujegera bakagifunga ariko cyabi cyuvuga cyabi cyutavuga Bibiliya yemera ko mu bihimbaza Imana habamo n'ibinyuguri. Nyine Bibiliya ni ibikoresho gakondo by'Abanyarwanda bakoreshaga barimo kuragura. Nta cyose twakoresheje turi guhimbaza Uwiteka Imana. Namwe ariko ubundi babaragurira iki bundi? Ubundi ariko babisa nkaho kuragura n'ubundi musenga se namuca imigara mugira mute niko kuragura se mwikoza hasi mwize nkaho muri kuvugana n'ikindi kintu. Wararaguye se basi ngo tubwire ko byagenda? Ntabwo naraguye. Wararaguje se? Ibyo byose bavuga iby'ukuyehere. Niba utararaguye utaranaraguje wakurikiye tukimbariza Imana akora ibyo uvuga akora ibyo ureba. Icya mbere n'amakuru urayafite? Ngiye amakuru mbanyafite. Aha si byose waya ntabwo ari byose ne kukavuga ugahita ugaruka. Oya ndakubwiye twebwe dukoresha igikoresho cyose mu guhimbaza Imana. Icyavuga cyose arivuga ngo n'iby'amajwi arenga ikivuga ijwi rihimbaza Uwiteka cyose turagikoresha tukanabyina kuko tukanasimbuka tugaca n'umugara nk'uko uvuze nk'uko Dawidi yabigenje isanduku y'Imana itashye. Aho rero we nk'umuntu w'umuvugabutumwa nta kundi wambwira ugomba kugendesha cyangwa se kuvuga ujyana mu mujyo nyine n'ubundi w'Imana cyangwa se w'Imana. Uvuze neza
ajya mu mujyo w'Imana ariko n'Imana z'amadini akandi njye nabwiye ko n'Imana mu ijuru n'isi nta dini rigira Imana. Iyo ari mu ijuru n'isi niyo nemera ari amadini njye nta dini rigira Imana izakora ko rifite Imana uzamenye ko rikubeshye. None se ko bakubwira ko nudakurikiza amabwiriza yayo y'Imana y'idini ko batari bukwakire kandi baguca amabwiriza yo mu idini ni nk'amabwiriza mu yindi community yari yose. Nta community igira amabwiriza, no mu rugo iwawe mufite amabwiriza yanyu mwihariye, kandi umuntu utayagendeye iwanyu abateza ibibazo, n'umugore watayagenda cyangwa umwana wawe ateza ibibazo, no mu itoro hamwe amabwiriza agomba kugenderwaho. Ibyo reka tubiveho by'amadini n'ubundi simbikunda bakaba gaciyemo. Ndabizi ko utabikunda ariko byo biragukunda. Ibyo ni ibyabyo simbizi. Kandi hari umunsi umwe nzabona turi kubyina nanjye nawe mu iteraniro. Turi kubyina tuhimbaza Imana. Wenda nacuranga imiziki mukabyina icyo kirahagije. Nuko nabonye ari igihe mubyina mukamenagura sima tuzashyiramo iyi cyangwa se inkweto zigacika, ariko tuzagura izindi. N'ubundi murakize ko mubona nayo gutanga se. Sawa. N'ubundi mufite n'aya mirenge ko mufite nayo gupfusha. Aya mirenge yarayajyanye, yaratuye ku ntenyo aye yarajyanye. Ntabwo dufite mirenge. Ubwo rero byiza cyane. Aha rero ndumva winje noneho uri mu mwuka mwiza cyane. Ni muhoramo burya reka wo kuganira sana. Ariko tuganira nkumva umeze nk'umuntu washonje. Nakubihirije ze nkumva umeze nk'umuntu washonje. Ujya ibiryo urujya urameze nk'uwashonje bituzana ibiryo. Ariko uyu munsi ndumva umeze neza noneho kabisa. Sawa urakoze cyane. Ahangaha nari najya kure mbere ko nkubaza ikibazo. Reka nze mbanze nkumvishe ahangaha umugore witwa nakorwa n'umukobwa witwa Riziki, ngira ngo uramuzi cyane, mwagiye muri ahantu henshi. Riziki Chantal cyangwa yego amazina yombi kuko umuhanuzi ni Riziki Chantal. Ndamuzi ngo niwe. Reka mbanze mwumvishe uburyo arimo kuvuga ku bigendanye n'abagore n'imikoro ryabo no kubahereza imirimo. Hanyuma nze nkubaze ibibazo bibiri wenda byonyine gusa, hanyuma tubiganireho. Nta kibazo. Asengeye abagore ngo baba pasiteri izanye ukuri. Kuva mu itangiriro abagore bakoze akazi kenshi pe, no ku rugamba bagiyeyo. Ni uwuhe mugore wishe byibuze miliyoni akayitambira Imana h'igitabo, uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishu? Ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatijwe nakongera kujya kwiga igice. Ugize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza, aho nataha nemeye. Ntabwo umugore yasezeranya ngo nemera nakumva nishingiye. Nareba umupasiteri wenda banahagaritse ngamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye, wenda nimushake murakare burundu, n'ubundi naraciwe muri ADEPR bamaze kunca gatatu. Si ukunca ahubwo barancagaguye. Nahise nawe ajya hace namwe muce muri abashumba. Yesu atora intumwa 12 akiri ku isi, nta bakobwa bitondaga babagaho, nta bagore b'imfura bari bahari muri Isiraheli. Kuki nta mugore yashyize mu byiza cyane. Ahangaha ngira ngo rero uramwumvishije. Namwumvise n'ijwi niwe rwose. Reka mpere kuri iki kibazo. N'ubundi ibyo muri ADEPR ibyo bihora bihindagurika buri segonda babikora uko babyumva. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Bibiliya kuri bo nta nubwo ari ijambo ry'Imana. Ko ijambo ry'Imana Bibiliya ravuga ngo niwe wongera cyangwa se ukagabanya ngo uzavumwa wamuvuma n'ibindi byinshi. Uyu nguyu akabaza ngo ni gute abagore bafashwe bagahabwa inshingano za gipastori. Akavuga ngo umuntu umwe 12 Yesu yatoranyije. Ese nta bagore n'abakobwa bari bahari bitondaga ku buryo nabo bakagombye kuba barashyizwe muri izi ntumwa 12? Kuki rero Yesu izo ntumwa 12 kuki nta mugore cyangwa umukobwa urimo? Icyo ni kimwe. Icyo ni cyo ashingiraho. Akavuga ngo ni hehe muri Bibiliya nawe ubwo ugiye kwatubwira hagaragaza ko Bibiliya agaragaza ko umugore yahawe inshingano z'ubutambyi cyangwa se za gipastori. Wowe na Riziki nande mutekereza gutyo, mubaza ikintu cyangwa muganire mwerekeje ku itorero iryo ari ryo ryose, muvuga ikintu kiri rusange. Kuko ku isi ntabwo hari ADEPR gusa, sinayikora ibyo ngibyo yonyine, si ifite abagore yabasengeye gusa, mubaza ikintu kiri rusange. Ikindi ntabwo genda avuga ntabwo ndashinja kubyo Riziki yemera, ndashaka kubyo Bibiliya yemera. Yego, ariko none si ibyo bibazo ndi kukubaza, ibyo bintu ari kuvuga Riziki ari bivuga nka Riziki bikure muri Bibiliya. Noneho bikure muri Bibiliya. Yewe nganiza tuganira ikibazo kiri rusange kireba abantu bose, kuko Riziki aravuga nka Riziki. Yanivugiye ngo aramutse ansezeranije nakumva nishingiye, uwo ni Riziki. Ariko umenye ko ari Riziki umwadepe, kuko njye aramutse ansezeranije nakwakira isezerano nkanyurwa. Ni Riziki umwadepe ariko
ngo n'abandi ngo n'iki byose uribuka ko nanjye iyo tuganira ukija nkunda gukoresha nti ndavuga nka kwizera ndavuga ibitekerezo byanjye uko numva ibintu uko mbizi uko mbihamye avuga nti siri kuvugira idini simvugira itorero simvugira naka uziko nkunda ayo magambo ibiro Riziki nawe arabivuga nka Riziki nta wamutera amabuye ntamuvuga nasezeranwa n'umugore dore ko akiri n'umukobwa akumva atase akumva yishingiye uwo ni Riziki. Hari n'undi uvuga ati umugore ari uvuga ati ya umugore ya mugabo w'umukobwa uzasere sinzumva nasezeranye ibyo bitezo bya Riziki ntagomba kubihorwa ariko sibyo ndashingiraho noneho kugira ngo tubitware neza sibyo uretse gato undumva utangiye gusa nkaho ushaka nanone kureba kuntu njyana ku ruhande reka tubitware mu buryo bwiza nibyo koko iki ni ikibazo we arimo kwibariza none wowe musubiza ushingiye kuri bibi ntabwo ndasubiza Riziki kuko hari n'ibisho bitekereza ko niyanambajije kwanza uruzanye nk'urugero twifashe wayakubashije kuko aravuga ngo nimunyereka yabaje abantu bose none se nje ndibandi wowe uri kwizera ndavuga nka kwizera ariko uyu mwanya abanyamadini bose yabashaka kukwiranda yango ibi ngibi Riziki avuga buriye katurebe ko atari wenyine wabitekereza tubwire n'abandi bashobora kubyibaza n'abazabyibaza ejo urumva neza cyane cyane tuvuye kugira gusengerwa ko abagore bagahabwa ubupastori ubwo cyane ni muri ADPR tugiye n'ubwo nanze kuvuga kuri uyu n'uyu kuko nibo basengeye vuba mu madini yandi henshi byabagamo oya ni naho rega nawe niryo dini ntacyo wenda ni naryo ari kuvugaho yavuzemo na Izayi ngo nabaza ntenge n'abandi mutenga ati sino kunca ahubwo baranca kandi afite ifuhe ry'Imana akavuga ngo ntabwo afite ifuhe ry'Imana aho rero no afite ifuhe rya Riziki. Reka nkwereke none kugira ngo tubiganire neza n'abadukurikiye bose si byose kugira ngo abadukurikiye bose basobanukirwe ibyo bibazo bibiri yabajije wowe gusengerwa kw'abagore bisubize cyo cyane Bibiliya yifashisha rwose yego si ijambo gusengerwa kw'abagore si cyo kibazo yego ari oya ni bibazo bibiri no kuvuga ngo dore icyambere za Yesu nta mugore wari urimo yego icyo se nacyo kigira ikibazo nyine si ikibazo se reka nkigusubiza ngewe ndasubiza icyo ndavuga nisanzuye ni ugusengerwa kw'abagore muri ADPR uko mbyumva uko mbibona nifashishije Bibiliya impamvu Yesu atashyize umukobwa mu ntumwa ze Riziki nawe muzayimubaza ninde se umusubiriza Yesu hanyuma se ko wowe na Riziki n'abandi muvuga ngo kuki atahisemo umukobwa muzobaze Yesu impamvu atabashyize niyo mpamvu rero ni Yesu niwe uyizi none se n'abagore b'abagore icyo gihe bari bahari none niba bari bahari kuki yatoranyije abagabo mwese wagira ngo nsubirize Yesu impamvu atabashyize voilà reka wenda icyo ngicyo wamugani ukagira ngo musubirize impamvu atabashyize reka none reka nkwereke reka ariko tuyemeranye ko bimeze nibyo ngo nta wari urimo muri 12 nta wari urimo noneho mujye mwitonda yagiraga abantu 12 bari intoranwa hari n'abatumye 70 hari abantu bivuga ngo yatumye abigishwa 70 urumva hari abantu bivuga ngo yatumye abigishwa 70 yego yagiraga n'abandi b'ikivunge bagendana bihumbi n'ibihumbi akagira n'aba 70 yatumye akagira na 12 b'intoranwa amakuru dufite birigaragaza na ya 12 b'intoranwa kuko harimo n'amazina abo nibo twavuga ko nta mugore wari urimo nta wari urimo kuko yego ariko n'umupastori kwisi n'umubishop n'umusenyeri uzasubiza impamvu Yesu atamushyizemo azababeshya akoresha amarangamutima ye ntabwo ayizi yarayize yikuye hanyuma se ibyo mwigisha ko ndasoma muri biranga basoma ibyanditswe hari ahantu hagaragara impamvu Yesu atamushyizemo none iyo murimo kwigisha ko musoma akarongo kamwe mukigisha amasaha 2 ibyo bintu mwe muvuga ariko kajya akarongo burya wabisangamo na analize no kujya kubigira binini ariko burya ikintu kimwe kimwe binini biba birimo ariko nugufungurisha ubu ngubu ifata mu karimena mama kugira ngo subize ikibazo bashije dusome Bibiliya yose kugira ngo wemere ko tuvuze ukuri hanyuma kuki wetse ndangize yose usome Bibiliya yose wemere ko mvuze ukuri oya ako tuzakaganira wese barwe byo gusaba akashambukamo ugisha amasaha 2 ugafata akabura yavuze ngo nta mugore ngo yigize ngo yica n'inyoni ngo ayitambire Imana ibyo nibyo nyoni ntiyareme no gutamba nta nyoni yazaratambwa cyane ariko inyoni ari inyuma nangira bivana n'inuma n'ubwoko bw'inyoni nibyo ariko ikibazo ro ngiki kugira ngo wenda uhite ukinjiramo neza ukoresheje Bibiliya arabaza ngo nimunyereka muri Bibiliya aho umugore yigize ahabwa inshingano z'ubutambyi usibye umunsi mwebwe murimo kubifata mukabibaha aravuga ati muzabinyereka muri Bibiliya ibyo bintu bifashe Bibiliya bitubwira ndugo yangu ngo yasinjya gusoma bune mwabikuye ariko itonde ko wagira ngo uranankubita none mwabikuye kuva mu itangiriro nkuko Riziki avuze kugira mu byahishuwe nta hantu umugore inshingano z'ubutambyi kandi na n'uyu munsi nkubwiza ukuri
nta mugore wigeze ahabwa inshingano z'ubutambyi kuko nimuvuga ijambo urivuga uko riri ese kuvuga ngo uraryitiranya ngo nibi byenda gusa bahawe inshingano za gipastori nta mutambyi uri ku isi twize kuganira kera njye nawe atamba iki atambira nde atambira he no ni kwitiranya ibintu ku isi dufite uyu munsi nta mutambyi n'umwe uhari n'umuntu ubyiyita abyita ku mpamvu ze ariko niba hariho umuhinzi nuko ahinga iyo uvuze se iyo bavuze abapasiteri cyangwa abashumba si abatambyi ntabwo ari abatambyi ni abapasiteri n'abashumba bayo mu matorero ntabwo ibyo bintu nawe ndumva ari ibintu bishyashya uri kuzana ndavuga kwizera uko numva ibintu abapasiteri ndabafite narakubwiye ngo ndabubaha ndabemera niba ari nako biyita bajye gutama narakubwiye ngo umuhinzi arahinga umudozi aradoda umushumba araragiye umunyonzi aranyonga umutambyi aratamba abakozi b'Imana bita abakozi b'Imana bari uyu munsi matorero yose ni abayobozi ni abapastori ni abashumba nayo matiti bafite n'abatambyi batambiki nyine ariko bo bavuga ko none se naga abantu bagenda bakababwira ibyaha bakoze baratamba se bazana inuma n'ihene bagatambasengera gusa barabasengera nyine none se nago baba batambye no umutambyi Kristo waba umutambyi aba n'igitambo gihoraho nyuma ya Kristo nta bandi batambyi nta bindi bitambo okay akumvise ako ndakumvishe nemeranya na riziki na Bibiliya ko mwabapasiteri mwe namwe n'abashumba nabita abashumba nta kibazo ntago muri abatambyi ntago ari abatambyi mukajye mwirirwa mugere mubeshya abakristo ngo muri abatambyi kuvuga umurongo wenda aho Paul avuze ngo turi abatambyi mu kingo cya Kristo ibyo ni Paul avuze mu buryo bw'umwuka wenda ubwo ariko mu bigaragara nta mutambyi uri ku isi uhari azatambe niba ngusanga mu biro mpakugura ibyaha byanjye ukansengera nkagenda narinje kwatura wansengeye ariko ntabwo watambye niba uri umutambyi ngira nzana inuma n'umutambyi zana ihene utambe aho rero ndakushaka kubwira ko ku isi kandi muri ADPR yacu ntabwo abagore bahawe inshingano z'ubutambyi inshingano za gipasi zo kuyobora abantu nk'uko bayoborwa ako bakunda kubivuga ngo ngewe umwana barabivuga ariko njye sinemeranya nabo ngewe umwana w'umutambyi ngo ngewe ako karo navugana nabo twiganira ndi umwana w'umutambyi ndi igikomangoma hari nk'uko nanjye bampimbye ziraziritse ariko amazina yanjye aho ibyo bitandukanye ibyo ntabwo bigaragara oya n'uduhima n'isirino manwe n'isirino ntabwo ari uvuga ngo ni umwana w'umutambyi oya ibyo wowe w'injyana kure wishaka kumbwira ibintu bire kuko ngewe twagiye tuganira n'abapasiteri batandukanye bo bakambwira ko bo ari abatambyi uzagenda ubabaze ngo umutambira he rero bakavuga ngo kuko twe turi abatambyi tuba tugomba kurya ku bya 10 kubera ko turi abatambyi ibyo uretse kandi bizana bya 10 no kubirya tuvuge kubyo iyo twagezeho urasisira ndabizi ariko gusa icyo turi kuganira reka tugendere kuri inshingano ya gipastori abagore bahawe none reka nkwereka duhindura akantu gato ibyo kuvuga ngo uko kuntu yari yakibaje cyo kuvuga ngo nunyereka muri Bibiliya ahantu umugore yigize ahabwa inshingano z'ubutambyi navuze ko nta reka noneho duhindure harimo rwose tuvuge ngo nunyereka muri Bibiliya ahantu umugore yigize ahabwa inshingano za gipastori cyangwa za gishumba zo kuyobora ahubwo ubona kuko gipastori ijambo gishumba no gipastori nibyo biza vuba biza nyuma deja nta n'ijambo pastori ryenze muri Bibiliya ubwo nishinga hari icyo kora harimo umushumba harimo umubwiriza butumwa hari hamwe abigisha ntabungeri inabungeri abo byo bungeri se byo by'abapasiteri nibyo ni pastori mu gifaransa hanyuma ubwo kiratuvuga ngo hari umugore yigeze abo umuyobozi wenda kireka dukoresha iryo jambo nidukoresha ijambo rero turamubona oya umuyobozi uyobora idini mu idini arega Abisiraheli kera bari bafite idini rimwe rya Kiyuda rimwe gusa kandi bagize umuyobozi w'umugore kandi abayobora neza wayoboraga akabatiza akakora ibiki byose ni kubese niyo byari biri icyo gihe ntabuze ko gusa kimwe cyo nzi ko hari igihe Abisiraheli batari bagira abami Sawuli atari muri ibonaniro rya kera yabaye umucamanza witwa Debora umucamanza kandi umucamanza yabaga ari nka perezida ihema ry'ibonaniro rya kera ryari ririmo aho ngaho ryabaga rifite abitwa abatambyi haba hari umugore se byibuze wakoraga izo nshingano inshingano za gitambyi nta mugore wigeze azikora zo gutamba ibitambo ariko umuyobozi w'umugore yabaye hayobora n'abo batambyi kuko yabaga ari nka perezida w'igihugu ariko atabikora yabaye ntabwo yabikoraga nibyo rero rizigirimo kubaza none namusubije na kivosi bivuga none reka nkwereke kandi navuze ko ntawe rwose niba ntawe uyu munsi ntawe ikibazo kirihereye niba ntawe rero ibyo bintu byavuye he muri ADPR byo gufata abagore bakabahereza inshingano za gipastori cyangwa byavuye zibyitwa ngo n'abashumba ariko ubundi kwanza nta n'umurongo nagusomeye ubundi muri birara aho biri ubundi ubu nanabyishe itonda ariko muri biriya muri wagira ngo warayanditse reka ngusomere Bibiliya noneho si ushaka se ngaho bitwereka urwandiko rwandikiwe abaheburayo ko ruvuga ibice 6 umurongo wa mbere yego nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo
bagenda biyitira Kristo n'uyu murongo wanasize aravuga ngo nta bigisha watoranije nta bagore yashyizemo n'uyu murongo wabisubiza bakubera iki uyu muntu wandikiweho utaramenywa uwo ari we ntabwo aramenyekana uwo ari we bikekwa ko ari Pawulo ko n'ugukeka ibyo nibyo byo gukekeranya nibyo mubwira ubundi ntabwo Bibiliya niba ari ijambo ry'Imana ntihagagombye kuba ibintu byo gukekeranya uvuze ibyo bintu byo kuvuga ngo naguze umuntu ngo urakeka ngo barakekeranye niba umuntu wanditse icyo gitabo bitaribuka bene data b'Abagatulika bagira umunsi bitwa Assomption ngo niba ari ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya Assomption mu cyongereza niba Assumption Assumption ni ugukekeranya buriya nicyo bisobanura nicyo bisobanuye urumva gukekeranya bagiye mu bintu batanazi ni ugukekeranya nagira ngo nakandi kajambo gakomeye karimo Yokamana gakomeye ngo hazara Assumption tuvuga ari akantu gakomeye cyane ni ugukekeranya bavuga bati hari yarazamutse cyangwa yazamutse se baramuhambye cyangwa ibyo ntacyo bivuga aho byose uvuga ngo iryo ni ijambo ry'Imana ariko ukabuta ukekeranya warajyanye ubwo Manuel ubwo icyo baheburayo reka twire gutinda ubwo gukekeranya kuri kuwa rwanditse ntabwo kuri kubyo yanditse niba ukekeranya rero byanditse ntabwo nabyemeye n'uwo rwanditse ibyo yanditse twebwe mu Yokamana niba hari icyo bitumariye nawe uzabyandika iyo tubona bifite umuro tuzabikoresha nundi nimukajya mukoresha ibintu mutazi wabyanditse oya wabyanditse ntabwo dukeneye cyane hanini kandi nawe 90% biva ko yaba ari Pawulo kandi uwabyanditse nawe nibyo ntabwo ari iby'Imana ubyita gute ko ijambo ry'Imana kandi yahumekerwa nk'umwuka w'Imana ngo yandike akakanize kuko akubaza kera yahumekeye umwuka Imana yamuyoboraga ibyo yandika hano yaranditse ngo nicyo gituma dukwiriye mvaka Manuel dukwiriye kuba turetse kuguma mu bya mbere bya Kristo wowe narize iki n'abandi uyu murongo ntabwo muwuzi ndabababariye ntawe mwamenye muracyari mu bya mbere bya Kristo kandi bije muri kugira ngo ibya mbere bya Kristo ntabwo yatoye umugore ariko umunsi twabatora kuko tudakwiye kuguma mu byakera hari igihe umunsi aje wenda yabatora noneho ashobora gusanga aho bageze barize mu kaminuza bameze neza bateye imbere ariko ikintu cyo ariko Manuel namwitonde icyo n'imico y'ibihugu yigize kubaho mu Rwanda rwacu njye nawe ntitwari duhari ariko turabyumva habeho igihe umugore ataremerewe ku gihene kubera impamvu z'ababihimbaga habeho igihe umusore atirambagirizaga umugeni bakazamumuzana atazi niba ari igikara niba ari inzobe tugume muri ibyo ngibyo ariko si ijambo ry'Imana ibyo nyine ni urugero naguhaga yuko ni ibintu byabayeho byose atari kubikomeza bitewe n'impamvu kuba Kristo atarashyize umugore mu ntumwa ze ntabwo bisona ko umugore ataba atayobora abakristo kuki batabashyizeho iryo dini rikivuga nakubwiye ko impamvu Yesu atabashyizemo oya niwe wayisubiriza ntabwo ndi kuvuga ibyo bya Yesu uravuga ADPR ikivuka hano ikigera hano mu 1940 kuki batashyize uhaba abagore ngo reka nkubwire ADPR ikigera mu Rwanda mu makuru mfite Jesha sinamakuru nanjye hari ibyo nabonye nahagaze kandi ikindi gihe nabikubwiye hari igihe muri ADPR byari byemewe ko mu bukwe abanywa inzoga bazihabwa abanywa umusuru bakawunywa uyu munsi twongere tubikore ibyariho kera bitariho ni byinshi mwifata akantu kamwe ku buryo bamara imyaka n'imyaniko abagabo aribo bayobora gusa uyu munsi bigaragaye ko bakwiriye kuyobora Imana yarababwiye Imana akaba ariza kuvuga ngo abagore nabo bayobora niba Imana yabivuze cyangwa itarabivuze nacyo ndagutuma kukibaza ubasengera ko ngende ndakira niba ari mwese nacyo ndagutuma kukibaza ubasengera ariko reka kubaza abagabo si Imana yavuze ngo babashyireho byose ndabizi se ko nuko utarubizi nyine twakira abayobozi rero fasha twiyakire abayobozi reka nkubaze turi kwivuna imiti oya buretse wivuna imiti hari igihe cyabayeho umusore arambagirizwa umugore akaza yifitse ikirago cyangwa mu ngobyi uyu munsi mu Rwanda bisubiraho kugira ngo twumve ko ibintu bimeze neza ibyo nibyo mu muco reka twitorero hari umuco w'itorero nawo wahindutse nawo ni umuco w'itorero reka nkwereke iby'imico ntabwo mubireho wiye mwageze ngo mu ijambo ry'Imana kuko ibyo mwita ijambo ry'Imana si umuco w'Abanyarwanda Bibiliya twavuze ko ivuga abungeri n'imico y'ahandi abungeri abashumba ababwirizabutumwa abahanuzi intumwa ibyiciro Bibiliya yemera ko bahabwa ubuyobozi Imana yashyizeho ngo bamwe ngo kuba abatambyi abandi abahanuzi abandi intumwa ngo abigisha ubwiza hari igitsina ivugamo rwose ariko ndetse subiza nawe uretse nawe kunjyana nka ngiye kukubaza ikibazo kandi nawe icyo se wagisubije niba nta gisubizo cyihura cy'imbaraga iki uzi ko nta gisubizo wumva ko niba uzi ko nta gisubizo cyihurire itonde nawe ntusubije ariko warumvaje ngo haranditse wenda nuko nkahise ngo twari twasome ngo Imana yahaye bamwe kuba abungeri abandi ababwirizabutumwa n'ibi byiciro bitanu biri hariya hari jare irimo hari igitsina kirimo nta kirimo amase mu bikure kuva abagore mubwirwa n'ibyo byiciro biri hariya uvuga ko abagore batarimo ninde mu batambyi nemeye ko ntawe n'uyu munsi nta mutambyi w'umugore uhari nta n'uw'umugabo uhari ADPR imaze mukora yubereye imyaka 40 ingahe ubu ni imyaka 40 ingahe mumaze mukora 85 niba uyu wa gatandatu hari ngo mu myaka 85
abagabo ari mwebwe muyobora gusa kandi mufite izo Bibiliya nubwo zahindutse ku mwaka wa 86 na gatanu mu mwaka ushize nibwo mubonye ko noneho abagore bagomba kujyamo nagusubije ngo nakuri ibyiciro bitanu birayemera ko byobora itora bigafata imyaka 45 yes ubu se ubwo mwari mutegereje ubwo izanye n'umucunguzi wabo ngubu niko manwe ijambo komine Kanombe ryamaze imyaka ingahe ariko uri kujya inyuma n'urugero mba ngubanaga ari inyuma y'ijambo n'urugero ndakwereka ko ibishobora guhinduka nyuma y'imyaka 100 kuba byama imyaka 80 aho icyo ni ikibazo ibyo ndabyemera ariko uretse gato ibyo ndabyemera bya hano hanze ko nyine birahinduka ariko Bibiliya yivugira ko yo uko yahozeho n'uyu munsi Imana Imana nyine ngo uko yahozeho Imana na ADPR uretse Imana ntihinduka uko yari iri ni kwizaba reka no mbikure ku Mana izana kuri Bibiliya Bibiliya yo irambwira ngo havumwe umuntu uzongera cyangwa akagabanya nibyo rwose ibyo ntibyavumwe rwose none uyu munsi murimo kongera banzume riraje mbese urivuga iki kongera nyine kuri muri Bibiliya we ntago Bibiliya jambo ritsinda umuntu uzandika Bibiliya akanayandika itameze nk'iriya akagira ibyo akuramo cyangwa ibyo ashyiramo hama kuba abagore basengerwa Bibiliya wasanze bahanditsemo ibindi bintu none se kuki uyu munsi niwe kubwira usibye ko nibyo byarahindutse ariko ntabwo Bibiliya itari kandi nakubajije ikibazo gikonfirma byose wabuze igisubizo wihagararaho hari ibyiciro bitanu Bibiliya yemera icyo nacyo mbajije ko biyobora uretse icyo nacyo mbajije nacyo Bibiliya irakivuga neza kiki icyo ngicyo warimo kubaza ibyiciro bitanu abungeri oya ibyo ngibyo bavugaga ngo bya Bibiliya ngo umuntu ngo uzandika ngo iyindi kuvuga ngo uzongera kuri iki gitabo cyangwa uzagabanyaho ni ukwandika indi hari ntuzi ko kundi tugira imirongo muri bira ugasunyaho n'ikaramu abantu bagufashije hari mwize kuvuga ati n'abasurinya babongeho bazaribuka hanyuma ko noneho Bibiliya zimaje kwandikwa ndumva amaze gusohoka version zigera kuri enye bataresha izo Bibiliya zose ntabwo zivuga kimwe niba hari abagabanije iby'Imana yavuga muri izo zose nge nawe aho twitonde ari ikintu nge nawe dushwanira ubusa ariko navuga tutagifite igisubizo kandi twizeye kuvuga tuti uwatwereka Bibiliya yanditswe mbere mu rundi rurimi ikurwamo izi zindi ndimi ibyo byadufasha kuko nituvuga izo zose zandikwa ntitubavuga ngo iri mu kuri ni iyihe ariko gusa iyi Imana yavuze itagomba kongerwaho niyongerwaho uzayongeraho izamuhana hari ngo izagiye ziza mbere hatarimo ibitabo ibi n'ibi hatarimo igitabo cya Daniyeli zari zirimo Hoseya abantu tutazi nge nawe abo bagiye bandika ibyo ngibyo sizabaringo ntabwo tubizi niba barugiye cyangwa barakuyeho ntabwo tuzi icyongerwaho ariko tubizi nge mbisoma oya none se hari yari yanditse mbere itarimo isezerano rishya ari nayo muri Isiraheli bamwe bakoresha batizera ibya Kristo y'isezerano rya kera gusa uvuga ngo amantu y'ibyahishuwe ntayo bafite uretse witondere wowe urivuna ubwonko unanirirwa ubusa Abisiraheli batizera ibya Yesu Abisiraheli igipari kitizera ibya Yesu ari nacyo kinini muri Isiraheli gikoresha isezerano rya kera gusa uvuga ngo iriya bavanga bongeraho bo nta n'ibyo bafite none reka nkwereke aho wenda reka tubitware dufite nta n'ibyo bafite kandi bafite Bibiliya bemera bizera ko ari ukuri ubwo abadukurikiye babyumvishije ibyo nashatse kuvuga nabo babyumvishije nawe nibyo uri kuvuga ubwo bari kubyumva nabo bazabikora ntabwo uvuga ngo kongera cyangwa ni ugusengera cyangwa kutabasengera ntabwo aricyo Bibiliya ivuga Bibiliya ivuga kongeraho mu byanditswe byayo hakagira ibyo ugabanya ukabivanamo mu byanditswemo ibindi ni uburyo bwo kwandika nabyo ariko barabikoze hanyuma nanjye nakubwiye ngo nabyo nemera ko babikoze oya ntabyo nemera ntabyo bakoze gusengera abagore ntabwo ari ukongera kuri cyaga gukura oya byo bavugaga byo gukuramo ariko reka gukuramo impamvu ntabyemera ni uko nge nawe keretse uwaduha Bibiliya y'Igiheburayo yanditswe mbere oya we umva nkubwire ziretse wowe ku kibazo cya riziki kirumvikana neza reka nk'ubu ngubu nkwereke aho ngaho nakubwiye nsomera wa murongo uvuga ko abagore batagomba kuvugira mu iteraniro aha rero ngiye kugutsindira neza iyo ahubwo iyo wirinda no kuwusoma unsomera aha rero we na riziki ngiye nkubwire ibintu bibiri noneho umbwire nawe harya ni Abakorinto ba mbere ibice 13 ireba aho ngaho Abakorinto ba mbere 14:34 na 4:35 aravuga ngo abagore ntibacishikire mu materaniro kuko batemererwa kuvuga ahubwo baganduke nk'uko amategeko nayo avuga uzi ijambo nk'uko amategeko avuga nuko kera mu Bisiraheli abagore batabarurwa nushaka kurekera aho ngaho ndekeraho oya ngo kandi bagira icyo bashaka kumenya babibarize abagabo babimuhira kuko biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro aho rero
Bibiliya amagambo yavuge nguko ari iyo si Bibiliya uremera ko ijambo ry'Imana cyangwa ntabwo ari biteye isoni ko umugore avugira mu iteraniro. Hanyuma noneho uyu munsi murabizanye si no kuvugira mu iteraniro gusa kandi ntuze kumbeshya ko kuko si byo misezerano rya kera ni irishya ni Pawulo wabyanditse. Hanyuma umugore arabujijwe kuvugira mu iteraniro siko tubisomye niko tubisomye. None uyu munsi mwebwe no kuvugira mu iteraniro ibyo murabirenza ubwabyo ahubwo muje kumugira ufata amasaha yose avugira mu iteraniro uko yishakiye ngo nuvuga ngo yewe n'abandi bantu uretse ko turaganira nka kwizera muri kumwe uri kubaza ariko nitubirekera gutyo turavuga ko amadini yose ku isi uretse ababuranamu amadini amatorero byose biri ku isi ubwo byishe Bibiliya. uretse ibindi kukwereka uretse gusenga kubasengera ku paseri bubiretse batarabasengera umugore yari yarashishitse mu iteraniro nyine yose yarashishitse. Ubwo nuvuga ngo uko uyu murongo uvuga birirwa basakuza babandi birirwa bagira bate uzi uko uyu murongo uvuga ubwo nuvuga ngo ntiyari yemerewe kujya muri korari cyane kuko yabavuze none ntiyemerewe gushima Imana cyane yabavuze. Ubwo rero nukuvuga no gutanga igitekerezo ntabwo yarabyemerewe. Ubwo rero twerekera twivuna na Riziki memu na Riziki nawe ni genre féminin buretse Manuel buretse Riziki ni genre féminin imyaka yamaze yigisha muri ADPR yari kwica Bibiliya cyane sibyo nkurije uko Bibiliya bivuga ugenda umumbwira uti wamaze imyaka ingaho uvuga ntabwo mbimubwira arareba kino kiganiro Bibiliya itabyemera icyama akakibona arakibona uvuga ngo nawe ubwe abanze yihane yishe Bibiliya. Ikindi cya kabiri aho turabyemeranya kuko wamaze imyaka n'imyaka cyane. None rero ukamwibwira umuhungu wanjye rero ikindi cya kabiri uretse gatoya nuko hari n'ahandi hantu birivuga ko abagore n'abana ntago babarwaga ntago ivuga ko ahubwo naho batababaruye mu Yesu yagaburiye bikaza umuco w'Abisiraheli ko batabarurwaga ngo habarwaga ngo abagabo iyi na recension rero barurwaga abagabo ariko abana b'abahungu barabarwaga niyo yabari ukwezi yavuye si igitsina gabo ibyo ni bya muco w'Isiraheli noneho bivuye icyo gihe niyo mpamvu nyine bamubwira mufashe y'Isiraheli muje kubigira iby'abanyarwanda ahubwo nushaka kubigira ibyo ushaka gusengera abagore fata iby'icyo gihe fata icyo gihe bibaza ukuntu bimeze ukubitewe n'ibyo byo kutavugira mu iteraniro none murangiza mukaza mugafata abantu none se tufata umuco w'Isiraheli mva kandi ahubwo mu Rwanda dushimira Manuel ahubwo uze gusoza dushimira ko twanze gufata umuco wa Isiraheli mu Rwanda ntitubyemere twe tugasengera abagore na mbere baravugaga bararirimbaga bari makore bari n'abadiyakone ahubwo wowe urashaka ko dufata umuco wa Isiraheli ahubwo dore akantu ngiye kukubwira none se ko rero bikomoka ibyo ngibyo kubera akantu k'akaburaga ariko kari muri content wenda tunagasoreze hari abantu bavuze ngo umuntu yari mu iterano ngo ayoboye ngo aravuga ngo abantu bane basenge barasenga baraje ngo n'uwa gatanu arasenga hasenga batanu birangiye ngo hari umusazi mu iteraniro nawe ahita asenga batanu barangiye abandi bati cece kwa musazi uhita uvangira baravuga ati mundeke nanjye nisarire n'uri byapfiriye rimwe ko bavuze ngo hasenge bane nibo basenze none Manuel rero nubundi twabyishe mbere dukomeze tubyice rero wa pastor basanzwe bavuga niba ari ibyo twabyishe mbere reka bipfire rimwe bibere n'abashumba bibere n'abapastor ko byapfiriye rimwe kandi icyo cyaha nturakimpora ntwagirana nta n'urakibwira amatora n'amadini byose na Gatolika abagore baravugaga kuva bayashinga byapfiriye rimwe wowe nazi kimureke bana babatize ngo yakwemera agahamagara ngo n'umuntu ngo wahagaritswe akamubatiza ibyo ni uburenganzira bwe n'ibyo arega nawe dushatse twagira ukamba cyangwa kubatiza bitewe n'imyizerere yacu ibyo birabona ibyo ari iki ntawe bimuhora sinanamuvuga nabi iki niko abyumva nanjye mvuze uko mbyumva kandi none uyu munsi waravuga ibyo ngibyo ngenza abapasiteri barenze umwe babiri batatu bagiye bavanga bajya muri Israel mu rugendo shuri bagerayo babona ngo handi wamugeze Yesu ngo yabatirijwe Yordan bakavuga bati burya twabatijwe ntabwo sinabyizera reka oya ntago bavuga bapinze kwari ngo bajye ngo Yesu batirijwe ubwo ngo n'indwara zirakira mu bitangaza birakoreka abajye bazana ubutaka bwabo ntago bavuga ngo bapinze ibyo batijwe mbere ahubwo bafata kajya Yesu batijwe nanjye nukuvuga ngo barakira indwara ngo arone bitangaza nkuko bazana n'ubutaka bwaho n'amazi yaho hari n'abazaga n'amabuye yabo bakayagurisha n'amamiro bya ibyo no mitekereze gusa ngo nanjye njyaho batijwe n'abajya mu mva ye ngo bakaryamamo bice ko arega kuzibara n'impaka zivuga ko bira byabo ngo wenda arega n'abantu bavuga ko Yesu wari umunyafurika ariko izo mpaka zirahari hanze nazo hariko abere na bibi impaka ko ari ibintu byigaragaza byo n'ibintu muri bigomba hariko ko yari umunyafurika byabo ngo Afrika birabyo ubwo ibaziro bisanze ari ukuri Israel ko yateye intambwe ikikora amateka ikabigaragaza ugasanga niyo Yordan bajye wenda atariho yariri ugasanga niyo mva bajyamo atariho yariri biri muri Afrika hano byaba ari ikindi kibazo ariko nagaciyemo ntitugatindeho cyane ibyo bintu byose ni manipulation ibintu byose ni ibintu byaje bibeshwa n'abazungu baje kubeshya abanyafurika so ni itsinda ry'abantu bake reka nkwereke noneho aho ngaho
tubonye ko wa mugani nk'ukuntu uvuze ndakugarukiye niba byarapfuye kuva kera twabyishe kare bakomeze babyice kuko byararangiye ntacyo bara niba uyu murongo niba ari worize icyo ashingiye avuga bera n'abandi niba ninjye ubisha abantu bakabyumva bashingiye ku muntu uvuga ngo abagore bacishije mu materaniro uhashingiye wese amenye ngo muri ADPR yapfuye ikigera mu Rwanda mu 1940 Rodiya yahise ayobora hafi habamo umudiyakonikazi aravuga gaturika bari abantu basome bice n'abagore bagabamo kuva na kera n'abahereza uretse idini ryitwa Ababuranamu niryo ritemera ko umugore avuga ubwo ryaba ari ryo riri mukuri kuri uyu murongo ariko sivuga umukuri kwa Bibiliya cyangwa ukuri kw'Imana kuzwi n'Imana niba ari aho rero byapfuye kera nimureke bikomeze bipfe kuko byapfuye kera haro twaganiraga we akanambwira ati abarga n'abagore ngo babaheburayo ngo nibo bagiraga amahane cyane ngo nibo babwirwaga uwo muhungu uvuga se yabanye nabo ariko ubwo ako niko yanyibwiye icyo ko wavuga uki hari nagara abanyarwanda bo ngo nibibareba ngo nabiyo ngiyo ngo kuko bagiraga amahane cyane nibo bavuga ngo bajye bacecekera mu iterane ngayo nguko aha rero reka nkwereke dushaka uburyo dusoza kino kiganiro ariko ibyo nemeye cyangwa se nanjye ibyo numvisha uvuga wa mugari niba bavuga ati niba byarapfuye na kera bakomeze babyica nje nagiye muri ADPR sanga abagore bavuga uriya musore we niwumvisha akavuga ati abagore niba basigaye baza bahambiriye imibiri yabo bagaragaza za nyashi bati nubo niba bashaka babihorera biyambare n'amapantaro baramutse bayazanye amapantaro hari ikibazo kuri wowe baramutse baje bambaye bakajya baririmba mwiyambaye amapantaro oya none uvuga ngo ADPR iramutse yemeye ko abagore bambaye amapantaro kibaze gutyo wenda uti kuri njye kwizera cyo byabaye n'ubundi ibyapfuye byose ni byinshi nyine bakomeze babyica ari kibazo kimbaza neza ADPR iramutse yemeye ko abagore bambaye amapantaro wowe kwizera cyo bigutwaye si kuri kumbaza ngiye kwizera ntacyo byantwara namba naririmbana nabo nasengana nabo nkuko nisengana n'abayambaye mu mandi matorero hari cyo bintwara se ntacyo bintwara n'ubundi byose ni ahubwo Kayitare uramuzi utabona uramuzi ndamuzi yigize kuvuga kwigisha ari iwacu aravuga ati nge nibashaka bazaze bambaye ubusa tizazanigije n'ubundi ko ntabareba urumva ugiye wese ko utabareba ko ntabareba ati nibashaka bazambara ubusa ngewe n'ubusanzwe amatorero yizera abagore mu mapantaro adefirije n'ubundi nsengana nabo ngendera nabo mvugana nta kintu bantwaye muri ADPR babyemera ntabwo nzavamo ntabwo nzanyeganyega n'umugore nge nambatize uretse ko nabatijwe we bazaguce niba ugenda nta kibazo bazaguce niba umugore nambatiriza abana kuko nge narabatijwe nzemera ko babatijwe umugore nasezeranyiriza abana nzemera ko basezeranye kuko n'ubundi niba ubana nabo nk'uko bivuga ugakorana nabo kagira ute we bazaguca bancira ikize kubera bari n'abagore badakunda imyizere amase we ntahura nabo ngeze ibyo byanyu by'amadini bibamo we ntabyo ariko najya simba mu by'amadini mba mu bya Kristo ariko ubanyitiranya bo ibyo nge ntacyo gibyo ngenda mu bya Kristo ndi umukristo wa Kristo ndi umukristo wa Kristo uzahora uriwe kandi ari bivuga ngo ngenda umukristo mu mutima ndi umukristo mu mutima ntabwo ndi umukristo mu idini cyangwa itorero ntago agakiza ngakesha itorero Imana igumugisha reka rero ngushimira kubera ko tuganiriye nubwo tuganire tumeze nk'abacagagurana ariko oya niko tuganira ariko ngiye ngomba kuba numva ibyanyu nawe wumva ibyanyu yes ntacyo bidutwaye rwose ubwo reka dusaba abantu baze kujya muri commentaire batwandikire ubundi nibo bagomba kutubera bahuza bakadukiza izo mpaka bakatubwira bati ariko turumva ngo bibere kuvuga ari ukuri cyangwa se ibyo avuga yes batwandikiye badufashije rwose reka rero ngushimire nanjye ndagushimiye ukomeze kugira umunsi mwiza urakoze cyane